Muraho neza, mbanje kubasuhuza. Nkuko mubizi aracyari wa munyamakuru ugenda ubagezeho inkuru zigiye zitandukanye ndetse ziba zabereye hirya no hino. Rero ndongeye ndagarutse, rero ngiye kubabwira ku makuru ari kuvugwa ku bizamini bya leta. Rero nkwibutsa, niba ukiri mushyashya se cyangwa niba utarabona iyi channel, wenda kandi subscribe wibuke no kuba wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana. Iyi channel yemewe kuzajya ibagezeho ibintu bitandukanye ndetse amakuru mukayamenyera ku gihe bitabagoye cyane. Rero ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ni Kwizera Jean de Dieu. Reka ndaje nze nkubwire uko amanota y'ibizamini yasubiwemo bitewe n'uko Perezida Paul Kagame yabyinjiyemo. Abanyeshuri bose murajya mu byishimo, abantu mwari mwarabonye amanota makeya. Ibi ngibi nibyo tugiye kuganira aha ngaha, muze mwiyumvire. Ryatanzwe n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame, ni itegeko rigira ati umuntu wese wabonye amanota ari hasi ya 37 ntagomba kuba yasubira inyuma, kuko bivuga ko umuntu wabonye amanota 37 se cyangwa 40 aba agomba kuba yasubira mu mwaka yigagamo kugira ngo abanze ajye kunoza ibyo atanogeje. Rero iri tegeko rero risohotswe kwa tariki wa 8 2025. Rero iri tariki riragira giti umuntu wese wabonye amanota ari hejuru ya 37 ntago agomba gusibira, kuko agomba gukomeza. Rero bikavuga ko ndabonye amanota 50 agomba kuba yajya boarding nk'ibisanzwe. Rero abantu mwari mufite icyo cyifuzo se cyangwa mwari mufite ubwoba yuko ko muzabona muzasibira, ibintu ubu ngubu byasubiye ku murongo. Nta mutima mubi, dufite umuyobozi mwiza cyane kandi udukunze. Rero nta mpamvu yo gucika imbaraga, kuko baje kuza kureba bareba yuko ko nuramuka usubiye inyuma se cyangwa ukajya gusubira aho wigaga mu mwaka, kuko bitewe n'uko utabonye amanota ariko kwimura, abenshi cyane aribwo bazahita barivamo. Rero iryo tegeko rero rikaba ryatanzwe yuko ko umuntu wese abonye amanota 37 mu kuzamura hejuru agomba kuba yakomeza mu wundi mwaka. Rero ni kenshi na kenshi rero usanga abantu iyo babonye amanota makeya se bivuga ko bagomba kuba basibira se cyangwa bakarivamo. Rero icyo ngicyo baje kuza gusanga atari cyo kidakwiye. Rero bumva yuko ko bahita bafata umwanzuro wo kuzajya bafata umunyeshuri bakamwimura batamushibije. Tekereza nkawe uramutse uri umunyeshuri ukabona wo mwiganye barimo barayasoza, kubera gusibira se cyangwa kugusubiza inyuma bitewe n'uko utabonye amanota kwimura ngo kuzamure, bigatuma ucika imbaraga. Rero bikavuga yuko ko nyine wahita urivamo. Ibyo ngibyo rero nibyo umuyobozi wacu yanze. Rero nka Perezida Paul Kagame ari kuvuga ati abana bose ni abana, nta busumbane, twese tugomba kuringanira kuko ari byiza cyane. Rero abantu mwabonye amanota rero ari hejuru rero ya 37 kuzamura 50 kuzamura kuri 60 70, abo ngabo nabo baratsinze cyane kandi bivuga ko bagiye muri za boarding. Rero aya manota rero arimo kuvugururwa. Rero umuntu uzi ko abonye amanota 37 se cyangwa 40 na telekomenta avuga ati njye narayabonye, ahite yiruhutsa avuga ati Imana ishimwe. Ni ukuvuga ati rero abantu mwari mwarasuye muri uwo mwaka aho mwasibiye, rero n'ejo bundi bagiye kubazamura amanota yanyu, barimo barayasubiramo. Mwongere mukomeze, abajya mu wa 4 bajyemo, abatari barabonye diplome mu wa 6 bazibone. Ubu ngubu niko ibintu bigiye kuba byajya ku murongo. Ngiye twari turi kubana rero ni Kwizera Jean de Dieu, kandi subscribe wibuke no kuba wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro. Iyi channel rero ni yindi rero ni IGTV Rwanda, rero ibagezaho amakuru atandukanye aba yabereye hirya no hino. Rero umuntu rero wese uzi ko abonye amanota ari hasi na telekomenta avuga ati ayo manota narayabonye, Imana ishimwe. Kuko ni ukuvuga ati ibintu birimo biranonosorwa neza. Abantu mwe mwarabonye amanota muvuge koko muruhutse, ibintu byasubiye ku murongo, amanota yanyu arimo gusubirwamo. Rero niyo nkuru ngiye nababwiraga. Rero nikojeje kuri nesa ndebye nsomye mbona abantu urutonde rw'abantu bagiye babona amanota ari hasi, ko batagomba gusibira, bagomba gukomeza mu mwaka wa 4. Abari barangije amashuri wenda yo gukomeza mu 3 segonderi bagomba kubona za diplome ntibave mu mashuri. Rero mwakoze cyane, ndabakunda cyane.
tera comment umbwira ati narayabonye, mutubwire indi video wenda twazabakoreraho